Yes, birushya abagabo Denjizo bimeze bite? Okay, mwongeye kwirirwa nkuko mubizi kandi musanzwe mubimenyereye ni birushya abagabo Emmanuel kandi nkaba nkorera muri Denjizo Films Entertainment, ariyo mpamvu nanjye nkomeje kubabwira ati muraho neza kandi murakarama. Nkuko bisanzwe turabakunda cyane muri Denjizo Films Entertainment. Muze mukora subscribe, mukore share kuri buri kimwe cyose tubagezaho kandi tubagezaho byinshi kandi nimwe dukorera nta bandi. Hari ikintu twibagiwe kugira abanza usuhuze abantu bakurikirana Menya Vuba TV kugira ngo babashe koko bapepere. Okay. Nkuko bisanzwe banyita birushya abagabo nkaba nkora muri Denjizo Films Entertainment nk'umufatanyabikorwa wa Menya Vuba TV, nkaba mbasuhuza cyane ndetse nani bwira ati abantu bose Menya Vuba TV muyibuke ndetse munakore share subscribe aho hose buri kimwe cyose, ndetse munategereze tugende tubagezaho ibishasha muri quartier, mu mazu hose mu tubari, mu biginiro hose kwa muganga tugerayo. Buri kimwe cyose uzashaka ni entertainment, ni buri kimwe cyose bishaka. Denjizo meruka ufite dread. Yes, Dread zawe ko nasanze uyu munsi naziriho byagenze bite? Okay, dread. What happened? Naje kugira ikibazo nza gusanga fresher akazi nakoraga kaje kunyemeza yuko ngomba gukuraho dreadlocks. Abariyo mpamvu nsigaye nta dread mfite, ndi gukoresha umusatsi usanzwe kugira ngo mbashe kuzuza inshingano z'akazi neza, ariko nkuko bisanzwe mpora ndi rasta. Wow, akazi nuko byagenze, gusa ndabona fresher ari zose, imico ni myinshi kabisa. Thank you very much. Usigaye ukoresha iki? Nsigaye nkoresha ubu ngubu na amavuta yoroheje, nayinka nk'ibisanzwe. Ninde ko mbona ufite imico ya danje, ninde fashion design uri kukwambika muri iyi minsi? Okay, muri no minsi ndimo ndifashisha bita Buka Leaf ni uri murangezaho buri kimwe mubona hano hose, murana ko ndi stable meze neza nta kibazo. Wow. Buka Leaf ni uri muranyambika neza, ni uri muranyitaho mukamubona impande zose ko meze neza. Kanje nka birushya abagabo Denjizo Films Entertainment Manager CEO, abamenya vuba nyibwira nti ndayikunda cyane ndetse ndabashimira cyane nk'abakunzi bamenya vuba. Dutegereze ikihe kigoma kindi gishyashya muri iyi minsi, ko muri iyi minsi umaze iminsi ucecetse ukuntu bimeze bite? Iyi nibyo koko muri no minsi maze iminsi ncecetse, ariko nkuko bisanzwe ndi muri studio, ibikorwa ni byinshi, ndimo ndateganyiriza abafans banje ama videos ni menshi, ndimo ndateganyiriza abafans banje mbese ibikorwa bategereze gake step by step turabagezaho byinshi bitandukanye. Niki wabwira abakunzi bamenya Vuba TV na Denjizo Films Entertainment aka kanya abagukurikira bakureba? Icyo nababwira no gukora share, mugakora subscribe kuri izo two channels arizo Menya Vuba TV ndetse na Denjizo Films Entertainment. Ari nayo mpamvu nkangurira abantu bose kuvuga muti ese kuki tudateza imbere iby'iwacu nk'abaki abandi bahahandi. Denjizo birushya abagabo mubonye boss wa Denjizo Films Entertainment, akaba tuganirije ibintu byinshi, gusa bitewe n'akanya n'imirimo myinshi tuba tumusanzemo ntabwo tubashije kumubona neza, gusa atwemereye yuko ubutaha tuzaganira birambuye. Ikintu wakora rero kugira ngo utaguma ucikwa ibiganiro bya Menya Vuba TV, kora subscribe, ukore no kunzogera iri ku ruhande kugira ngo nyine uzajye ubasha kubikurikirana bigisohoka, sigino ntibashe kuba yagucika. Kora like, ukore dislike, ukore comment, byose kabisa kugira ngo Menya Vuba TV imirimo yacu igume igenda neza. Reka tubonane aho ubutaha.